Yes, nizere ko meze fresh sana, nizere ko meze neza cyane, aho mudukurikira hose muri kumwe natwe mu bigano bitandukanye. Assalamu alaikum, aho muri hose mudukurikira abo n'abayisilamu, ariko mubwire ngo isabato tunagiragira. Yes, shimwe cyane. Tukaba rero tugiye gusura famille y'inshuti zacu, tujya dusura kenshi n'ubundi. So bwa mbere si n'ubwa kabiri. Nubwo ubushobozi bushobora kuba wenda atari bwinshi, ushobora kuza kuvuga ngo kubera iki ngo mwafotoye ngo mubitwereka n'ibyo ngibyo no kwibonekeza, nawe gira umuntu ujya kureba wibonekeze nta kibazo. Rero hano harimo agaceri k'Agatanzania. Rero tugiye gusura famille ya Asia. Niyo mpamvu nangiye mbabwira mu Kisilamu no kugira ngo tuze kujyana neza, urabona ko harimo n'agasabune. Urabibona? Turaza kugirayo tubaganize. Kano kajiko nawe karimo. Taza kuvuga ngo utangiye kunywa ngo jiza abandi. Dufite n'amavuta, kagira hano n'akawunga, kagira n'ibishyimbo. Rero tugiye kugenda tubasure Asia, Mahadi, mama we, tubaganirize. Wahageze? Assalamu alaikum. Meze neza? Uranwaza iki muri ibi? Ndagutwara urumva wowe. Bino ntabwo wabishobora. Ndatwara isabune. N'akabito. Ubwo wenda turavuga kugaruka nyina. Akazi kanjye kugura katari mu byo nzanye. Ugasigare. Uragase. Tonda gase. Ubwo rero muze kudukurikira twerekezeyo. Mama meze neza? Cyara. Ariko wabaye inkumi. Abasore nibatanya gutereta. Kanyungu n'ugushaka umugabo. Nyamuneka abasore mwitonde, umukobwa ntaruzuza imyaka. Ubona bagiye guhita batangira kubaza ngo nimero. Rero mana ko twahageze. Tugiye kuganira nabo iminota itari myinshi cyane. Ntabwo turuze kubirambira. Asumeze neza? Ni amahoro? Amashuri bite? Amashuri biragenda. Haryo bigeze mu kangahe? Gatandatu. Ndayasohoye. Primaire? Secondaire. Oya impamvu muraho neza. Umwaka mushya. Cyanago kivuga ko ari mushya wararangiye. Oya uracyari mushya. Neza si. Ntago ndi wonjijishije rero. Ntago bakivuga mu wa gatandatu. Byabaye ngo revo niba ari revo fore revo. By'amarevo papa ubi. Arumva kuri mukuru ushaka kubakoresha imyaka. Mujye cyumeze n'utse. Umuntu utazi ngo revo ni. None. Muri amahoro. Kwa tubasuye. Ko wagira ngo wararwaye. Urwaye iki? Urwaye? Siya ntabwo yigeze atubwira. Azi ko utatubwira dusure mu mahanga. Nanjye ko umutwe uba wagiye. Mwarwaye iki se? Ikibazo cy'isereri. Noneho haziyeho n'amaguru nkajya numva amagufwa guhera hano. Ubwo ni uguhera mu gisibo. Nyuma yacyo. Mbere yo kwasukura. Okay. Kwihangana. Magisi yatembereye. Okay. Ubuzima se bumeze gute usanzwe uretse kuba urwaye? Bumeze bite? Usanzwe nyine gutya. Nyine uko wadusize Nagihinduka. Gake. Papa w'abana asameze ate? Araho. Umunsi ushize yari arwaye yapfuye ntamarembo yakuyeho. Nawe yararwaye. Kumva ibibazo byazira. Ibibazo iyo bije nabyo ngo bizira rimwe. Umuye kumusura se? Ntabwo nabonye ko njya kureba n'urwaye. Ariko nimara gukira cyane. Asi wowe ugasuzura kuva ryari? Nduka igihe byeyi atusakotinga. Niki gimuherukira? Okay. Twebwe tuba turi no ku ishuri. Kandi nurumva amatike umusura nurumva ntabwo wajya kureba umuntu gutyo. Nabyo rero bikaba ikindi kibazo ariko nyine Okay. No kugira amafaranga gusa. Nabyo ni ukuyashyira kuri kode. Kuri kode ntabwo kashi nyine bikunda. Ntabwo bikunda niyo yajyanye. Yo kubikira. Bayabisubiza bahageze. Uko yamuhadeze. Mbese ubwo nyine hari nka kode ye yakoreshamo hariya ku buryo hari umuntu wenda ubona dukurikira avuga ati iyo kode ariko nanjye nashyiraho akantu.
ubwo bari kode yihe ntabwo twakiretse n'utuyiza nta kibazo harya hariya ubwo hari uburyo bwo guhamagara abantu bo hanze ikigo kigena bo barahamagara ntabwo babahamagara umerewe kuvuga kuri telefone ryayo reka batanu gishize ameze ati se agena ari mu yihe mudu ubwo iyo kode bashyizeho amafaranga wohereza na mesaje kuba bari benshi nyine umubwirwa ari kimwe ninde wohereje ninde bayahaye urivuga okay ntabwo biba byoroshye twagerageje rero kubasura ndabona urimo ureba na kode nta byinshi twazanye ariko icy'ingenzi ntekereza ko nyango ari umutima ubwo umuntu wenda waduhaye ubutumwa bikanga mu ubwo rero umuntu wadutumye naza kubona ubu butumwa twabugejeje aho bujya ahubwo sinzi wenda namwe ngo ni iki mwamubwira ikintu nshaka kuvuga mbere na mbere ikintu navuga mbere na mbere ni kontenti nyine komenti zisanzwe hari ukuntu umuntu aza akavuga ngo ntabwo ari ngombwa ngo usure umuntu ngo ubyerekane urumva abantu twese ntabwo nanjye sinkizi ndabizi ko nawe utanyize none se ni gute umuntu witanze azamenya ko ibyo yitanze koko byagezeyo atabibona rwose abantu benshi hari igihe umuntu avuga ngo agiye kugufasha akabinyuza ku wundi wa wundi agahita abyira byagiye bibaho oya ntabwo twebwe ariko ni ingero nyine ariko ni urugero rero niyo mpamvu biba byabaye gutya ntabwo ari ukuvuga nyine ngo wenda ngo ni ukwibonekeza ngo cyangwa kugira ngo babone kufasha ntabwo ari ngo babone kufasha urumva nawe nyine uramutse uvuze uti ngiye kwishyurira umwana ishuri ukayaha umuntu ngo genda umwishyure nonse waba uri ishuri rero ashobora no kuyatwara akakubwira ati nishyure ukumva umwana bamwibuka rero ngewe icyo navugaho ni uku nyine biba bigenda kugira ngo wenda n'uwafashije cyangwa wagize nyine abone purufu nta kindi nta wundi mutima mu mayira turebera kode byose nyine amashuri ku ishuri yabize bite minerivare ubuzima bw'amakayi amavuta ubuzima nyine bwa buri munsi bw'umukobwa ubundi kuba i Kigali bisa naho bikeneye amafaranga cyane numva yuko isoni ni inkuru ndende urumva umukobwa njye mfite imyaka 23 yego ariko abakobwa b'imyaka 20 siko umuntu ari wakubonye yabona ufite nka 17 nyine ntabwo baba bameze nkanjye njye ndabura ibintu byinshi rero ni ugukora cyane nyine ariko mu bisanzwe tumeze neza nyine tuba turi aho dushima Imana urumva ntabwo hajya hariya nyine ngo upfe nyine ubaho nabi ariko ukabaho nyine ni iki kirimo kubagora se mu buzima by'umwihariko twe ikintu kitugora urumva twebwe already ntiturasoza no kwiga meri yari igihe aba arwaye urabizi arafunze nyine uba wumva nyine biba bigora wumva niba meri ashobora kurwara ukwezi kose nta kazi ngira abandi twese turi ku ishuri umunsi urumva nyine aba ari ibisazi minerivare biba bigoye minesi iraboneka ntabwo navuga ngo yarabuze nyine ibigoranye cyane ni ibihe ni ukurya ni ibyo bikoresho bya buzima bwa buri munsi n'ibyo ibigoranye nyine ni ukubaho bisanzwe niba twe turibwira turanoroherwa ntabwo navuga ngo nisiga amavuta meza ngo mfite amawigi nk'abandi bakobwa ngo inzara ngo imisatsi ngo ibiki ariko nyine wenda iby'ibanze biraboneka urumva rero ko ari sawa cyane iby'ibanze biraboneka ariko ntabwo tubuze kuri iki kiganiro kirekire kuburyo kiza kurambira abantu kugira ngo tunabareke unateke dore n'amasaha wenda yanagiye umusaza wahise ameze atewe bose bameze neza haba amahadi we nuko musanze adahari urabizi nabo bafite kwiga bafite timu ya kuru baba bagiye nawe yageze mu wa 3 nawe oya gutya ari mu wa 4 waramusize ngenda ngana rega ntuzandebe niwe mukuru se ngendi mukuru kuri we ntabyo narinze nzi ko ari we mukuru
mama aragushyira ku murongo nkagira ngo ni wowe mukuru. Ntabwo ari ukuvuga ngo anshyira ku murongo, ni ukubaha. Urumva nyine abahungu baba baziranye. Njyewe ntabwo ndi umuhungu, nanjye mba nzi iby'abakobwa, ariko wenda ashobora kuza akambwira ati rero abahungu gutya na gutya tumeze gutya, nkagenda nkuramo duke. Nyine ni ukubaha. Hari amasomo nyine agufasha ukurikije ko wabazi. Nawe ugiye uyamuha se nk'umuntu umuruta? Ndamuha, dore abakobwa b'iyi minsi ni gutya se wowe. Ukundana n'umukobwa w'abandi ufite abagabo 15 kuri musaza wanjye ntanakwiye. Ntabwo bikunda, mwese murafuhirana. Ni ukuvuga ngo umuntu bakundana mba ngomba kumekinga shuwa ko ari muzima. Ubimenye gute se? Se nta kintu tujya duhisha. Naza kuvuga ati dore umwana ndimo guteta muri iyi minsi niwe ngoye. Ndabona ari gutya nganigendaga. Tubwire nk'ibimenyetso nka 3 ushobora guhita ubwira umuntu ati hano n'umuroko tarakora. Nose reka nkuhe nk'urugero, wowe umuhungu w'umukene unyeretse sheri wawe, ubwe ngenda murebye gutya nsanze ahagaze cyangwa ahagaze turuwasa kumureba gutya nose uri mu nose n'ubwawe n'inkweto ntazo uteretse urukundo nibyo rureba. Ntabwo urukundo rureba. Niho handi mutangira kutwita abakuzi. Ejo bundi navuga ati mfite ikibazo, fone irapfuye ngo ni amafaranga. Wagiye muri batwenge. Mama, kode yabonetse? Okay. Zanyisome cyane. Okay, nta kibazo. Ariko itarahari twaza wenda kujya gushyiraho ikiganiro yabonetse umuntu akayandika wenda ku kiganiro cyangwa se. Okay, yarahindutse. Kohereza ni akanyenyeri 900 kode iyindi nabyanditse. Kode ni 04 049 2 2 10 14. Ntabwo mubanza byari n'igishano mwana 2 kanyenyeri 8 se? Oya. Ibyo yambwiye bashyiraho ni akanyenyeri 920 urwego. Nyine nibyo ukanda. Ariko ako kantu uvuze karimo isomo wenda mama kireba na kode. Wa mugani umuntu nyine kureba umuntu bari muri level. Nyine urumva abahungu benshi bakunda kutwita ngo abakobwa bose ni kimwe ngo barakura. Nose umukobwa atunze iPhone 10 nta kazi afite. Nta kazi afite. Wowe ufite basa bose Airtel. Warangiza ngo baragukura. Ejo bundi igisuko n'igisaza asukisha 80. Wowe usukisha ngahe? Ngese ndasa. Urumva ngiye ni igituta cy'ibyumweru umusatsi utawugeze. Igituta cya 3. 3 ndakisuki. Numva ntago gari. Amakode yabonetse. Ubwo bari kangahe cyangwa se dutuzare mu gisobe ndumva udafite imbaraga. Izi ni izambere. Yego. Ubwo nukoresha iyi ngiyi hano. Hanyuma mesaje ishyira kuri buri. Okay. Nubango kode ikoreshwa n'iyi ngiyi. Ubwo wanza ukanda akanyenyeri 920 urwego. No kode ni 043922. Ariko ni mundi butagira ngo. Ngo ni akanyenyeri 920 urwego. No kode ni 0439221014. Wakanda akanyenyeri 920 ushyireho urwego, ushyireho 0439221014. Yego ni kode iyo nimero. Okay, nimero. None umaze kohereza amafaranga, ino nimero ni ishyiraho message ngo nohereje angahe, nitwa gutya nyohereje. Urivuga. Yego. Ngewe runaka. Ngewe Maria. Yego. Noherereje. Umugororwa ufungiye muri gereza ya Nyarugenge. Yego. Amafaranga tuvuga 10,000 cyangwa 20. Yego. Ukayandika mu nyuguti no mu mibare. Entre parenthèses mu mibare. Kuri gereza witwa amazina nyine y'umugororwa. Witwa Hakuzimana Abdul Rashid. Yego. Ugahita ushyiraho iyo kode. Okay. Nuko ngo iyo umaze kohereza amafaranga kuri kode y'akanyenyeri 920 urwego, kode ni 0439221014. Uhita wandika amazina yawe, ngewe nitwa kanaka, nohereje amafaranga aya naya mu mibare no mu magambo,
ukohereza kuri 078 011 98 633 078 iyo si ndayohereza okay yohereje na ngiye nkoresha ariko nikiza ko wenda na code bigoranye umuntu yashyiraho nimero zanyu mu buryo bworoshye buryo no umuntu yababaza mukaba mwana murangira mu buryo burambuye ntabwo turi buze kubatindira kugira ngo tuze no kubareka wenda wasanga turimo kuganira na Asia atubwira ibibazo by'imbogamizi mu mubona nabyo mu buzima bwa buri munsi wese nk'umubyeyi ibibazo by'imbogamizi uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ni ibihe ni byinshi urabona kwita kuri aba bana kuri papa wabo kandi gushakisha harimo n'uburwayi yego ntabwo binyoroheye kurya ukishyura inzu inzu ya Imana yangiriye ubuntu ntabwo yishyura nkurikirana n'utu twaka twanjye no kwanga iyo ndwaye ntahamaze harahagarara nk'ubu hano hepfo ntihahinze ubwo rero ugasanga ni ibibazo sinubwo ngo ni ubuzima bwo kurya gutunga abana nyine ibintu umuntu akenera bya buri munsi kubashakira ibikoresho by'amashuri nyine yaguha mugore nimufungurira kuwa mbere barafungwa nyine ni ibibazo niyo ngo iyo bafunguye niba urukoresha n'amafaranga n'iki ahagarara mbese abahagaze nko mu bihumbi nka 500 Imana ko ari nziza kandi araboneka araboneka no kwifashisha inshuti n'abavandimwe Imana ni nziza pe wakibaza uburyo bigenda nawe bikakuyobera nubigenza ute wa mugani wa yandirimba ni ukuvuga ngo mu tuntu mba narahinze kwitabaza inshuti byose nkavangavanga nkabona ibikoresho nkamenya ntabwo biba byoroshye ni ukwihangana kandi mugakomera rero twenda ntabwo turi buze kugutinda tutaza no kubarambira tubareke dore n'umugoroba urimo uragenda ugera ariko si wenda dusoza ni iki wenda mwasaba abantu badukurikiye baba bafite n'umutima wo kuvuga ngo ari kwa mugani nubwo wenda mutwaye amavuta ariko ndabona ko wabura n'isukari ibibura mu rugo byo biba ari byinshi ariko reka mbanze nshimire umuntu ukireba imiyaga kamushimire cyane Imana imuhe umugisha ko n'ubundi nubwo nari ndwaye nari ndi gutekereza ngo mbese ko ndyamye aha bano bana banjye biraza kugenda igisubizo kirabaye ariko Imana yabikoze buriya gusenga ni byiza icyo nasaba abantu ni uko bazajya basenga kuko buri uko usenga niko Imana igenda idushyiriramo imiyaga icyo wasengeye ikagisubiza byaba vuba cyangwa kera biterwa n'igihe yagennye ariko ukicara wizeye igomba kubisubiza rero reka nshimire Imana kuko niyo igena ubuzima bwacu bwa buri munsi Kasuku rero yadutumye ariko aranatubwira ngo tubasuhuze barabakumbuye cyane ari inaha mwarabonanye mwabibaranye yagiye mutabonanye ntabwo wari uhari reka rero tubasezere tubabwire ngo mukomeze mukomere kandi na papa nimugeraho nawe muzamudusuhuza reka rero abantu bari badukurikiye tubabwire ngo namwe mwakoze cyane kudukurikira ubwo n'ubundi twari turasubira n'ubundi mu biganiro byacu bitandukanye